yo ni Uncle Yves ewana umwe mukunda cyane Uncle abana bameze neza bafite ibintu bimeze gutya baba boss nyine bariyizi kabisa. Rero uyu munsi nje kubabwira amakosa 10 Bogari yakoze akaba ageze ku rwego noneho arebye nabi ashobora no gusubira mu cyaro cyangwa se akazima. Bimwe byo kuzima ni ibyanyabyo bro. Buriya ikosa rya mbere Bogari yakoze, Bogari urabona ko nundi asanzwe ari Bogari mu mutwe gusa. Asanzwe ari Bogari mu mutwe gusa, nta handi hantu nyine wavuga ngo ni Bogari. Noneho yegezaho afata ibintu byo mu mutwe abishyira nyine physically. Kandi physically uramuzi ko Bogari nta kintu kiriho kabisa, nta kintu kiriho. Irindi kosa Bogari yakoze ni ukutiga neza. Ntago yiza bishyizeho umutima n'ubushake bwo kuba none ashaka kuba yakinjira mu mujyo neza, agafata ibintu akabishyira ku rundi rwego, kwa ko iyo ari kuvuga ukuntu yaktinga ntago nyine biba bisa neza. Ikindi kintu Bogari kandi cyo yarakivuze ashobora ko icyo ni cya gatatu. Ikindi kintu Bogari yaranakivuze we ku giti cye, yaravuze ati ngewe ukuntu ibintu bimeze, nge nahereye muri primaire sinakundanye, secondaire sinakundanye, kaminuza yo ntago arayiga, ariko urumva icyo gihe cyose atagiye akundana, donc yakoze faute yo kujya mu rukundo rimwe agahita akunda umuntu nyine yaragize amahirwe yo afite fame, nta muntu uri kumubwira ngo ntago ngira ukunda, ntago nagira iki, noneho abantu bari kumukunda fresh. Noneho Bogari we ahita nyine ajya mu rukundo rudasanzwe, yumva bazabana, yumva n'umuntu yafata uko ashaka, ariko ntago Bogari yarasanzwe azi nyine urukundo kurujyamo barucacambuwa gute, niye mitoma batera, ni utuye tuntu ukora uri wenyine uri ku buryo uvuga uti cyaze uyu murara kabisa Bogari ameze fresh. Ariko urona ajya yitwara nk'abana akongera akakara mu content creator, ibintu by'urukundo nyine ataramenya wagwani neza. Ariko Bogari ni umuntu nyine aboneka ko yinjiye mu rukundo arushaka kandi arukeneye cyane. Rero ikintu cyaje gusa nk'ikigoramo cyane kuba Loxxer ari kumusuzugura kuriya, ntago ari uko Loxxer asuzugura cyane cyangwa se wenda ko ari uko yibonyemo ko ari mwiza cyangwa se appreciatinga ibikorwa byiza Bogari yamukoreye, ahubwo we ari gukora ikosa ryo kuba nyine ari guca mu bintu Bogari atamutoje mbere. Donc ntabwo amutoje kumwubaha igihe bari kumwe n'igihe batari kumwe, kuko igihe bari kumwe ubona akamwubaha, ahubwo igihe batari kumwe nyine ubona ko ari big problem, ashaka kuba yanamwubahuka nyine mu buryo buteye ubwoba. Buteye ubwoba kabisa, ubona ko ibintu nyine umuvandimwe Bogari cyangwa se Bogari wo mu mutwe ashaka kuba yarishyizemo. Ikindi muri Bogari nawe afite n'inshuti mbi. Bogari afite inshuti mbi noro zimwe zivuga ngo donc iyo umuntu ari mu rukundo aba agomba kurya imboga. Iyo umuntu ari mu rukundo aba agomba kurya imboga, akitwara pole nyine akagerageza nyine kujya yirengagiza utuntu akihangana. Ariko Bogari afite inshuti zita zimubwira uti baga uti tumubage muri comment bagakora live bakamubaga. Ntabwo nyine n'abantu baza kumugira inama bakamubwira uti Bogari wakomeje kwitwara gutya, bagombye kugira gute, happy nukuza babaga. Izimpamvi rwose kwiga byaranze rwose, ntabwo wamurenganya. Ariko icyo wakirengeza Izimpamvi kwiga we rwose banza kugira discipline bimugora bukuntu. Ariko nagacacambo wa fresh nka Musinga. None na Musinga rero nawe ni indorerezi y'Umushunjyerezi ya danje. Ibivuga utanga harimo views utanga harimo views, ahita tangira kwibara mu 900 akavuga uti none tubica nangira akazi, irazamutse igiye kwamorotiza amafaranga agiye kuyafata ubutitsa igiye kuzamuka ubutitsa, ibintu bimere neza, ibintu bimeze fresh. Ndavuga uti ibi biboro rero ntaje kugira inama umuvandimwe Bogari, ntaje ejo bikombeho, nta muntu wazamfasha bro, nta muntu wazamfasha. Rero Bogari komera, urumva biti indobo ya mbere, urye niya kabiri, urye niya gatatu, ya kane uzabamenya ubwenge wowe, uzabamenya ubwenge noneho uri ku murongo umeze fresh.